habagamo burya guhana, hari uhana navuga ngo iki atejejwe, agashyiramo zitu amarangamutima n'amarangamutima, cyangwa se niba yaravuganye nabi n'umubyeyi wawe akashyiramo guhora. Naho ubu ngubu nta bunyamuga mbese bwari burimo cyane. urebye ntabwo. Umubyeyi yaravugaga ati mwicare hariya murye, nawe akicara hariya tugasangira, ndetse yaba ari n'umukirisitu agatera isengesho tugasenga, twarangiza kurya tugakaraba, ati muhe muretse kugera aho mujya, ati we Rubyoko nzongera kukubona ubwo naho inzoga yamara gushya bagatumira. Mu gutumira natwe turi abana turi aho, ntabwo banywaga bonyine, natwe twanywaga. Ariko izo mu kabari zo ubwo naje kureka inzoga ari uko ntangiye segonderi. Ikibero, igikari, ni ukugenda ukiberamo. Bakunzi ba Murugo TV, ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze mu rugo iwacu. Mbere yuko nakira umutumirwa wacu, reka mbanze mbibutse ko Murugo TV ni channel y'abana b'Abanyarwanda ifite intego yo guteza imbere igihugu binyuze mu kugira inama urubyiruko rushyigikira mu bikorwa byabyo. Muri iki kiganiro mu rugo iwacu dutumira ababyeyi, inararibonye, abahanzi ndetse n'urubyiruko n'abandi bantu bose bafite umutwaro wo kugira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu. Iki gitondo cya none rero tugiriwe amahirwe yo kubana n'umusaza Kevin. Kevin, turakwakiriye muri studio zacu. Murakoze cyane journaliste. Reka ubanze utwibwire n'abatakuzi ubiyibutse. Nagira ngo nk'uko bivuze Murugo TV, banze nisuhurize abakunzi bo Murugo TV. Muhorane Uwiteka n'impuhwe abahozeho imbaraga ze atangira ubuntu. Mzee Kevin, nitwa Mzee Kevin, ni izina ry'ubuhanzi, ariko ubundi amazina bwite je m'appelle Jean Paul Nkundabanyanga, niyo mazina ya data na mama. Ariko andi mazina yo rwose bakunzi ba Murugo TV ni menshi. Aho nitwa Mzee Kevin, aho nitwa Shuni Nyururugo, hari aho nitwa yewe ni menshi cyane. Hari aho nitwa Ndabazi, hari aho nitwa Colonel Gapyisi, hari aho yewe amazina yo ni menshi journaliste. Mzee Kevin, urakoze cyane. Ese uyu mwuga wo gukina filime wawutangiye ryari? Dusubize inyuma mu mateka gatoya, utwibutse na zimwe muri filime wagiye ukina kugira ngo n'abatari bakuzi cyangwa bakivukana bakumenye. Urakoze. Ngira ngo bimazemo igihe, hashize igihe kirekire. Narangije kwiga 87 87, hanyuma dutangirira muri théâtre mise en scène, ni ukuvuga théâtre zigisha imbere ya public, imbere y'abaturage, ku maradiyo gutyo. Hanyuma nashidutse rero nageze muri sinema nyarwanda, nazo zigira umusaruro w'iganisho ry'umwanditsi, icyo yashatse kubwira abazakurikira iyo filime.
Wenda muzehe ntaguciye mu ijambo, izo teyatere mwakinaga publike mwigisha abaturage, mwari mufite iyihe nsanganyamatsiko cyangwa intego yazo yari iyihe? Urakoze cyane, ni nyinshi. Urugero, ah, iki cyago kiza muri iki gihugu cyacu, ndavuga sida, umwanditsi yanditse théâtre mise en scène izigisha abanyarwanda uburyo bagomba kwirinda virusi ya sida. Iyo rero twarayikinnye izenguruka igihugu tugenda tuyikina, ariko umunyarwanda uyikurikiye agakuramo inyigisho zo guhangana no kutandura iyo virusi ya sida. Yego, ndabibona kandi zagize uruhare rukomeye cyane Cyane mu rwose. kurinda benshi, mu kubaka igihugu no gusigasira ubusugire bw'igihugu cyacu. None se muri iki gihe dufite ibindi byorezo, ese iyo ntego yanyu muracyayikomeje? Kuko dufite icyorezo gikomereye cyane cyodotse mu rubyiruko, urabona ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, nawe niko ubyemera? Rwose. None se urubyiruko rwacu ko rurwanyika muzehe? Turakomeza twigishe uhereye mu rugo ku babyeyi. Burya uburere buturuka ku babyeyi. Niyo mpamvu twaje mu rugo natwe. Urakoze. Noneho no mu mashuri n'ahandi hose umwana w'umunyarwanda akwiye kurangwa n'uko ari umunyarwanda. Muzehe tugereranye gato, urabona ko uri umusaza usheshe akanguhe, hari ibihe bibaye bitandukanye ugiye ubamo, tugereranye udusubize inyuma mu gihe mwe mukura muri uru rubyiruko, ese byari bimeze gute, ubu ngubu bimeze gute, ubona itandukaniro ari irihe? Itandukaniro rirahari, urugero ni nko ku ishuri. Kera umunyeshuri twarakererwaga, mwarimu akagukozaho akanyafu, ntuzongere gukererwa, ukaba uzi ko isaha yo kugera ku ishuri ari isaha yo kugera ku ishuri. Naho ubu ngubu baratangira kwiga isaha ya mbere ikabonekamo abanyeshuri 10, isaha ya kabiri ikabonekamo 15, isaha ya gatatu noneho bakaba 20, kandi ntibagire icyo babatwara. Ese ubona ibyo hari ingaruka byagize ku ireme ry'uburezi mu gihugu cyacu, ndetse n'ingaruka byagize ku myitwarire y'urubyiruko iriho muri iki gihe? Uretse ko nanone simvuga ko twebwe nk'abakoraga amakosa muri iyo etape yacu, habagamo burya guhana, hari uhana navuga ngo iki, atejejwe, agashyiramo zitu amarangamutima, n'amarangamutima, cyangwa se niba yaravuganye nabi n'umubyeyi wawe akashyiramo guhora. Naho ubu ngubu nta bunyamuga mbese bwari burimo urebye ntabwo. Ikindi navuga ni uko twebwe tukiga twarabyukaga mu gitondo. Ese reka nitangeho urugero, nkaba nzi ko ngomba kujya ku ishuri maze gutura amazi mu rugo. Icyo gihe mu bwana bwacu twe twavomeshaga ibibindi, ubu ni amajerikani. Nkaba nzi ko umunoga ngomba kubita ku mutwe, nkazana nkawusiga aho ngaho, noneho ngakaraba inifomu, nkafata ibitabo jugujugu no ku ishuri.
naho ubu ngubu kandi icyo gihe twe twajyanaga n'impamba uwakubwira ko byabaye byiza kubera ko abanyeshuri basigaye bafungura ku kigo ku ishuri ariko twebwe twatwaraga impamba kandi ibi bisuperi byaje nyuma hari ibyo bitaga ibihoho wowe igihoho ntabwo ukizi uracyari mutoya ikirere gutya ikindi gutya noneho ukaza kubikuba hagati washyizemo urugori nanone rw'ikirere ugapakiramo ibiryo ubundi ugafunga ugakata ugasigaho utuntuza tubiri ushyiramo udutoki icyo cyabaga ari igihoho cy'umunyeshuri ariko ibiryo washyize muri icyo gihoho pe ukarya ugahaga rwose nta kibazo kandi ukiga umeze neza kandi ukiga umeze neza ubu rero ni iterambere niko bigomba kumera iterambere ni ryiza abanyeshuri bararya ku ishuri barafungura ndetse byatangiye binahenze ariko ubu barabyoroheje n'umwana w'umukene ariga kandi akabona amafunguro Mzee Keve ukomoje kuri iyo gahunda yashyizweho na leta y'abanyeshuri kurya ku mashuri yabo reka tubonereho gushimira leta y'iki gihugu cyacu kubw'izo gahunda zose igenda ishyiraho kugira ngo yohereze igihugu abanyeshuri babashe kwiga neza none se ko ubona ibyo leta igerageza kubikora byose kugira ngo umuturage abe ku isonga ariko ugasanga muri iki gihe dufite urubyiruko runywa inzoga runywa ibiyobyabwenge abakobwa bagatwariramo amada bakabyara igihe kitageze urabona igihugu kigana he aha uretse ko ntabwo ari bose ibyo uvuze biriho kandi birakorwa ariko ntabwo ari bose hari abakoresha bwa burere nakubwiraga bwo mu rugo igitsure cy'ababyeyi nk'umwana w'umukobwa niba yiga ataha ari egisiterine yiga ataha yakagombye kugera mu rugo nibura 12:00 akinjira mu rugo noneho 4:00 papa we yavuga nyine atindekera umukobwa urumva ibyo rwose bagomba kubikosora ariko nanone hari wa mwana ukurikiza igitsure cy'ababyeyi inama z'ababyeyi akagenda ku nama z'ababyeyi ntabwo ari bose ese mzee naguciye mu ijambo ukomoje ku nama z'ababyeyi ubona mbere mu gihe cyanyu uburyo ababyeyi bicazaga abana bakabagira inama n'abana bagafata umwanya wo kubumva ubona uwo mwanya ababyeyi muri iki gihe bakiwubona cyangwa niyo kubera ko umwanya wenda utakiboneka niyo ntandaro y'imyitwarire igezweho mu rubyiruko gerageza utwereke muri iki gihe icyo kibazo urabona kiva he iki kibazo umuntu ntabwo yavuga ko ari iterambere ribi ni iterambere ryiza urugero ntanga ni nk'uko ubu hano mu mujyi cyangwa se mu gihugu hose hari iterambere rya televiziyo y'igihugu icyo gihe iyo ikiganiro cy'uburere bw'abana kijemo abana bashobora kwicara hariya bakagikurikira kandi nizere ko gica kuri televiziyo y'igihugu bakinononsoye kugira ngo kibonekemo inyigisho naho twebwe kera umubyeyi yaravugaga ati mwicare hariya murye nawe akicara hariya tugasangira ndetse yaba ari n'umukirisitu agatera isengesho tugasenga twarangiza kurya tugakaraba
ati muhe muretse kugera aho mujya, Mm. ati wowe Rubyoko Mm. nzongera kukubona Mm. uragiye iriya nyana mu bishyimbo bya Nyirabahima, Mm. urangaye ngo urakina umupira, Mm. ati buretse uzambona, Mm. ati nawe wa mukobwa we nzongera kubona umwanda ahangaha. Mm. Nyoko avuga ko uru rugo nta myeyo, kuki udaca imyeyo? Mm. Ariko imyeyo mvuze ntiyikubura, Yego. mvuze imyeyo ikubura. Mm. Abana konsa bagahaguruka aho Mm. bumvise impanuro z'ababyeyi. Mm. Hano i Kigali rero nabyo ni byiza kuba bakurikira amateleviziyo, nk'uko wabivuze amafilime yigisha, ariko mbwira ababyeyi ko aya mafilime ya relation sexuelle, bivuge no mu gifaransa, Yego. si ngombwa kugira ngo abana bakiri bato barebe ariya mafilime. Si ngombwa rwose kuko ntacyo abigisha, ni ukubarangaza. Ntacyo abigisha. Ukomeje ku kintu cyitwa iterambere, turi mu rugamba rw'iterambere igihugu cyacu, kandi nta rugamba rutagira akajorite. Twemere urubyiruko rwacu rube kajorite y'iterambere, kubera ko turabona imico y'ahandi iza mu gihugu cyacu, ugasanga umwana w'umukobwa yambaye gutya, wahura n'undi ugasanga bimeze gutya, ari nabyo bigenda bigira ingaruka kuri iyi myitwarire urubyiruko rusigaye rufite muri iki gihe. Wagira inama ki babyeyi, abarezi, aho bafite abandi bose bafite aho bahuriye n'urubyiruko, kugira ngo dukomeze dusigasire za mbaraga z'igihugu cyacu, kugira ngo ejo tutacyubaka none, ejo tukagenda tukakibura. Aho ngaho uvuze nibyo, iterambere riva ku bikorwa byiza, kuko ntiwaba ukora ibibi ngo ugere ku iterambere, ahubwo usubira inyuma. Hanyuma uti urubyiruko tubareke bambara uko bashaka. Ngira ngo hari filime nigeze gukina irimo umukobwa bamwibazaho abenshi, ariko twagayaga imyambarire yabo, kubera ko utese bigane abanyamahanga imyambarire. Uwo mukobwa rero yambaye utuntu tugeze aha, mbese yiyerekana wese, noneho anyuraho n'aya magambo bajya bayanyorera aho nyuze hose. Baba we, inzobe, ikibero, igikari, ni ukugenda ukiberamo. Yewe reka ngende, rya shyamba ndarigurisha pe, ariko uriya mukobwa tubonane. Urumva kubera iki? Arashaka kurangaza urubyiruko bagenzi be b'abahungu kubera imyambarire. Ba mama bambaraga ingutiya zigeze aha, none se byababuzaga kurambagizwa ngo nuko yambaye ingutiya atagenda araritse ibibero? Ibi simbivugiye kugira ngo ababikora baze kuntera amabuye. Ariko rero dukwiye kugira identification rwandaise,
identification rwandaise, Mm. c'est-à-dire ikituranga cyerekana abo turi umunyarwanda Mm. icyo ari cyo, Mm. uhereye mu gusangira, mu kubana, mu kumvikana, mu gufashanya, umuco nyarwanda urangwe n'icyiza. Ibyo uvuze ndabisobanukiwe cyane kubera ko iyo igihugu kiri mu iterambere usanga kimwe mu byo giteza imbere ari umuco w'igihugu. Niyo mpamvu usanga hano mu Rwanda dusigaye twiga Igishinwa, natwe rero dukwiriye gusigasira ibyacu. Sinabona uko mbivuga. Gerageza. Urugero nguha, uzarebe iyo hari inama mpuzamahanga, u Rwanda rwatumiwemo, uri kuri mikoro hariya uperezanta, icyo nashimiye abayobozi bacu b'igihugu cyacu, indimi zose baba bazizi, ariko iyo bavuze bati bakavuga mu rurimi rwabo bati abayobozi b'u Rwanda nibo bagezweho, bahaguruke babasuhuze. Barahaguruka bati mu kinyarwanda, muraho mukomere. Iyo niyo identification que tu es rwandais ou bien que je suis rwandais. Ubundi nyuma noneho bagakomeza mu ndimi zagenwe we iyo nama. Ariko haba habonetse umwihariko werekana ko turi abanyarwanda. Muze wenda dukomeje mu kiganiro cyacu, muri iki gihe dufite ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu cy'urubyiruko runywa inzoga ku kigero kirengeje urugero. Dusubiye inyuma gatoya, wenda wowe watubwira waratangiye kunywa nk'inzoga, wenda ufite imyaka ingahe bwa mbere usoma ku nzoga? Ubwo nakubwira ngo ukira Ni kera cyane. kera iyo ibitoki byeraga, papa yafataga umuhoro, ubwo agiye gutara akajya mu rutoki, ati muze mutware ibi bitoki ku rwina, amakoma, ibijagari, ibitoki bigatarwa. Aho niho mpereye. Noneho nyuma ya ya minsi byashya bikengwa, rwose sinkubeshya, ukarya imineke kugeza ubwo wumva nawe umutobe waboneka, ukanywa umutobe kugeza ubwo wumva nawe mbese. Noneho umunsi ya nzoga iri bushye, muzehe akaba yakubwira ati mundabanyanga, fata umuheha ujye mu rwina wumve ko iyo nzoga yahiye, hanyuma muyikuremo. Ugafata umuheha ukagenda ukumva ko inzoga yahiye, noneho bakayitarura. Ubwo naho inzoga yamara gushya bagatumira. Mu gutumira natwe turi abana turi aho, ntabwo banywaga bonyine, natwe twanywaga. Ariko izo mu kabari zo, ubwo naje kureka inzoga ari uko ntangiye segonderi. Umukobwa n'umuhungu bakajya inama yo kubana. Iyo nama bajya aba ari bo ubwabo bakajya inama, bo bakicara ahantu bakavuga bati bo ndagukunda, undi nawe ati ndagukunda kandi nifuza ko tubana. Bakabanza bakabana ari abasiribateri, umwe ataha iwabo cyangwa se iwe,
ariko bakazageraho bakabyemerera n'amategeko bakabyandikisha nk'uko leta ibidusaba, inshuti n'abavandimwe n'imiryango bakaza bagataha ubukwe. Sinumva rero impamvu bazabyara umwana ngo bamutera umugongo kandi baramubyaye. Nabasabaga gukurikira uburere bw'umwana, kandi uburere bw'umwana buboneka muri byose kuva akivuka. Urugero, ushobora nko kubona umwana ukaraba nka rimwe mu minsi 4 kandi afite ababyeyi. Ushobora nko kubona umwana utagira amavuta, se yigurira byeri akinywera. Ushobora nko kubona umwana utiga kandi afite ababyeyi. N'uwize nawe akabaterera iyo ntibakurikirane uburere. Naho rero bituruka ku babyeyi, byanze bikunze bituruka ku babyeyi. Ababyeyi rwose hari abarimo kunyumva, mugerageze gukurikirana uburere bwabo mwibarutse. Muzehe Keve, turagushimiye, wakoze kuduha umwanya ukigomwa ukaza ukabana natwe kugira ngo nawe ugaragaze uruhare rwawe nk'umubyeyi kugira ngo urebe ko igihugu cyacu cyakomeza mu murongo kirimo wo gutera imbere, dusigasira urubyiruko rwacu dore ko arizo mbaraga z'igihugu. Namwe mwadukurikiye kuri televiziyo yacu ya Murugo TV, turabashimiye, mwakoze kubana natwe mu rugo, kandi tubasaba ko namwe mwatwegera mukagira uruhare mutanga mu iterambere ryacu ry'igihugu. Mushobora kutugeraho muduhamagaye kuri nimero mubona muri screen zacu, tukabaha umwanya namwe mukagira inama mugira urubyiruko, ko twizera neza ko igihugu cyacu gikeneye urubyiruko kugira ngo ejo amata azakomeze atembe. Murakoze cyane.